Inshuti bavandimwe nongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu twigiraho ibyigisho bituyobora mu kwiga Bibiliya. Tunejejwe nuko muri iki gihembwe cya kabiri twongeye guhurira kuri uyu muyoboro. Ni nyuma y'uko twagize imbogamizi zatumye tutabana muri iki gihembwe cya mbere cyari kirangiye ku bwa gahunda z'ubuzima tubamo, ariko hari abagiye babitubaza. Ntabwo ari uko iyi gahunda twayihagaritse, ahubwo ni uko hajemo imbogamizi zatumaga tudabasha kubona uburyo bwo gutegura ibyigisho bigendanye na gahunda zindi z'ubuzima zari zivanzemo. Ariko tunejejwe cyane no kongera guhurira kuri uyu muyoboro, aho dufatanyiriza hamwe gusubiramo no kwigana ibyigisho bituyobora mu kwiga Bibiliya. Ndanezerewe cyane ko tugiye gufatanyiriza hamwe. Iki cyigisho ni icyigisho kizaturyohera, ariko ni n'icyigisho kidusaba kurarika cyane Mwuka w'Imana kugira ngo afatanye akoreye muri byo, anyuze muri byo, atwungura ubwenge. Ibi byanditswe biri mu byanditswe bindi tubone ko tubashe kubikuramo ubugingo. Ni icyigisho kizatubwira ibimenyetso, kizavuga ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso n'uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ni icyigisho kizibanda cyane mu kudusobanurira ingingo zo mu byanditswe byera, ariko zikubiyemo ubuhanuzi cyangwa se ibyo usoma Bibiliya asomye amajyejuru atabasha kumenya, kubera ko niba ari ibimenyetso byakoreshejwe mu gusobanura ibihe cyangwa byo mu minsi y'imperuka, hakenewe imbaraga y'Umwuka Wera kugira ngo idukungure ubwenge, kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ndagira ngo rero mu ncamake uwadutegura iki cyigisho yatwibukije ko ari amagambo nakunze cyane mu ijambo ry'ibanze. Aravuga ngo birumvikana ko muri iki gihembwe kimwe gusa ntago gihagije kugira ngo nibura twige inkuru zose z'amashusho n'ibigeranyo bizadufasha gusobanukirwa n'ubuhanuzi. Ntago mu mezi atatu muri ubu buryo wazingiramo ibimenyetso byose bikubiye mu byanditswe byera, ngo maze buri kimenyetso cyose na buri kigereranyo cyose ucyumve ku rwego ruhanitse, ngo ndetse ibyo byaba ari ibyigisho by'ibihe by'iteka ryose. Ni nayo mpamvu twebwe yaravuze ngo tuzagerageza kwiga ibyo tubasha gushobora, tuziga ibyo dushoboye kwiga, ariko Mwuka w'Imana niwe uzaherekeza buri nteruro yose na buri cyigisho cyose tuzaba dufite. Kandi icyo Imana yasezeranye ni uko nituyegera dufite imitima wicisha bugufi, ni nayo ntwaro tugomba hano batubwiye ngo ibiramambu twebwe tuziga ubuhanuzi bwerekeye intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani. Ariko iyi ntambara ni intambara y'iby'umwuka iri ku isi yose, kandi ikazagira umusozo ubwo ubwoko bw'Imana, ni ukuvuga abayuda n'abatari abayuda, ni ukuvuga abayuda n'abanyamahanga, ubwo bazanyura mu gihe cy'akarengane, ariko byose umusozo wabyo bikazasozwa no kuhabwa ubwami bwatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko amaherezo y'ubuhanuzi, byaba ari ibihe byabazwe, byaba ari ibyo Daniyeli yabonye n'ibyo Yohana yabonye, umusozo wa byose ni uko ku ngoma z'abo bami, ku musozo wabo, ku musozo w'ingoma zose zo mu isi, hazimika ubundi bwami butazagira ubundi bubusimbura, aribwo bwami bwa Kristo, ari nabwo natwe twitegura kuzabamo. Rero mu byigisho tuzigana ni ibyigisho bizadusaba kuba hafi cyane Bibiliya zacu, tukongera tukaba inshuti nazo, kandi tunongera no gufata kugira amahirwe yo gusubira mu bitabo Ellen White yatwandikiye, ayobowe na Mwuka w'Imana. Birumvikana harimo intambara ikomeye, ndetse n'igitabo cya ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe kizadufasha cyane kuba gifite, ndetse hazagenda hazamo n'ibindi bitabo wenda tuzagenda tubifashisha mu kurushaho gusobanukirwa na buri ngingo ya buri munsi. Mu cyigisho cya mbere rero kibanza ni icyigisho kitubwira ngo amwe mu mahame y'ubuhanuzi, amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Muri iki cyigisho imbanziriza cyigisho batwibutsa neza ko mu byerekeye kwiga ubuhanuzi no kubusobanukirwa, benshi bagira ukutumvikana se gushingira hehe. Nuko rimwe na rimwe
igihe usoma ibyanditswe byera bikaba birimo imvugo idahise itomora ngo ihamye ivuge icyo ikigendereye ako kanya, icyo gihe biba nk'aho birekewe uwubisoma kugira ngo nibura ashireho inyurabwenge yiwe. Ariko iyo ushizemo ukoresheje ubucurabwenge nk'ubw'abahanga bateye imbere, akenshi birangira usobanuye ukurikije uko ubyumva nyine. Ariko tuzayoborwa n'iri jambo. Nakunze ijambo, ntago wenda umwanditsi yahise ariduha, ariko nifuje ko iri jambo rizatuyobora. Turarisanga muri Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ni igice cya mbere umurongo wa 19. Reka mu gihe tuzaba twiga ibimenyetso by'ubuhanuzi byakoreshejwe muri Bibiliya, nko gusobanura ibigereranyo, ibishushanyo ndetse n'ibindi bimenyetso byose byakoreshejwe mu gusobanura ubuhanuzi, dukwiye kubisobanura tugendeye kuri umurongo uvuga ngo, ariko mubanze kumenya yuko nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurirwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abana b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe na Mwuka Wera. Ndasubiramo aya magambo. Ariko tubanze kumenya yuko nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abana b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bakabivuga bashorewe na Mwuka Wera. Niba ababyanditse bari bashorewe na Mwuka Wera, mbega ukuntu natwe ababisoma, natwe ababyiga kugira ngo tumenye ukuri kubirimo, dukwiriye kuba dufite iyi mpano yari ibayoboye, kugira ngo umugambi n'intego ababyanditse bari bafite natwe dusangire nabo. Ibitari ibyo, igihe tuzajyamo tujyanyemo ubwenge n'ubucurabwenge bwacu, aho ngaho Satani azaba yiteguye rwose kutugusha mu mutego, ndetse tuzaheba agakiza kabonekamo, ahubwo tuzasigara dufite impaka zidagira icyo zitugezaho. Ni nayo mpamvu mu gihe twiga iki cyigisho cy'iki gihembwe, turifuza kubana na Mwuka Wera kugira ngo azatwungure ubwenge nk'uko yabigenjereje abigishwa. Reka rero mbere uko tukinjiramo dusenga Imana. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Imitima yacu iranezere kuko wongeye kuduhamagara, ukaduhamagara kugira ngo twibumbure ibyanditswe byera, muri byo uvugana natwe, maze tukumva ijwi ryawe rimenyesha imitima yacu icyo dukwiriye gukora. Ni muri ubwo buryo waduteguriye ibyigisho birimo ibisa naho bijijira intekerezo zacu, ndetse rwose ntitubasha kubishyikira. Ariko igihe Mwuka Wera wa wundi twasezeraniye nk'umufasha uzadusobanurira ibyo tutumva, akatwibutsa n'ibyo twibagiwe, nguwo uwo dukeneye kugira ngo adufashe kugira ngo tubone ubugingo buri muri ibi byanditswe byera waduhaye. Reka ubuntu bwawe bugumane natwe bunyuze mu buryo bwa Mwuka Wera, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Nari maze kubibabwira ko rero dutangiye icyiciro cya mbere, ni cy'igihembwe cya kabiri, kitubwira ngo amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Amwe mu mahame y'ubuhanuzi mbese ni ayahe? Muri iki cyiciro tuzagerageza kubona make muri yo, nubwo tutayabona yose, ariko tuzasuzumira hamwe amwe mu mahame atanga ubusobanuro bw'ibanze kandi budahinduka bw'ubuhanuzi. Icyo kwibuka cyacu tuzagisanga muri Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 24, hatubwira ngo, ahubwo uwirata yirata ibi, yuko asobanukiwe akamenya yuko ari njye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka Imana avuga. Uwirata ye kwirata ko ahari hari ibyo yakoze bitangaje, ye kwirata ko hari imirimo yitwa imirimo twita ngo ni iy'itorero, oya. Ye kwirata ko hari amaze igihe kirekire mu itorero, ye kwirata ko hari ibikomeye yakoze mu mbaraga ze cyangwa se afatanyije n'abandi, ahubwo uwirata yirate ko asobanukiwe n'Imana Data, asobanukiwe n'Imana no kugira neza kwayo. Uwo nguwo ndetse icyo kirato ntago kizaba kwiyemera, ahubwo Kristo azerekanirwa muri we, maze ahamye ko yamenye Imana. Kandi umurimo Kristo yaje gusohoza mu isi
ni ukuduhishurira Imana no kuyitumenyesha. Rero niyo mpamvu muri ubu butumwa bwiza bushingiye mu buhanuzi tuzarushaho gusobanukirwa n'uburyo Imana yatwimenyesheje kandi ikatumenyesha n'umwana wayo, ndetse amaherezo ikaduhishurira n'uko amateka y'isi azarangira. Ari nayo mpamvu dukwiriye kubyiga dushizeho umwete kugira ngo hatagira ikidutungura, kuko ubuhanuzi buduhindukira nk'ikarita iri mu biganza byacu itwereka aho twavuye, aho turi, ndetse n'aho twerekeza. Kimwe rero n'ibindi bintu hafi ya byose biba mu byanditswe byera, abakristo nabo bagiye bagira impaka. Abakristo ni ukuvuga abantu bose bemera Kristo, bagiye bagira ukutumvikana kuri iyi ngingo y'ubuhanuzi, bityo ugasanga ikiriho aho kugira ngo ibyanditswe byera bibahindukire ibyo kubazanira ubugingo, ahubwo hakabamo impamvu nyinshi zo gukimbirana ndetse no kutumvikana. Rero biramutse bibaye ubutumwa bwiza bukubiye mu buhanuzi ari ubwo kuzana amakimbirane hagati y'abantu batabasha kubwumvikanaho, ibyo nta kindi byaba bibaze, kandi tuzi neza ko nawo byaba ubuhanuzi ni umugabane ugize ibyanditswe byera, kandi umumaro wabyo nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo ni uwo kudutunganya, ni uwo kuduhanira gukiranuka, kugira ngo tube dutunganye rwose, dufite ibidukwiriye, ni ukuvuga tuzi aho duhagaze, tuzi icyabaye, tuzi n'uko bizakurikirana. Icyakora ibyo bintu kubimenya ntabwo ari ukubimenya ngo tubibwire abana, ahubwo ni ukugira ngo bitwiteguze. Rero uko siko byakomeje kuba. Rero mu binyejana byabanje tuzahabona amatsinda y'abantu bize ubuhanuzi kandi barabumenya, baranabusobanukirwa. Cyane cyane tuzabona abavoduwa, tuzabona abo mu gihe cya Mireni barabusobanukiwe kandi babera amendezi yo gukira no kwitegura ubwo biciraga mu bihe by'imperuka. Turabonamo itsinda. Iyo niyo mpamvu rero Imana yari igamije ko bigomba kuba bityo. Ni ukuvuga Imana yifuza ko mu gihe twiga ubuhanuzi, umugambi n'intego atari ukugira ngo dukuremo ingingo zituma duhangana, ahubwo umugambi w'Imana ni uko yifuza ko mu gihe twiga ibyanditswe byera birimo n'umugabane w'ubuhanuzi, ntihakwiriye kuba amakimbirane cyangwa kwirema ibice muri twe, ahubwo dukwiye guhuriza hamwe rwose duhuje umutima n'inama, kuko tuyobora ibyanditswe byera, kuko Mwuka Wera ari mu mitima yacu akaba bidusobanura mu buryo bumwe. Rero muri iki cyumweru tutangiye ingingo twinjireho, ni ingingo ya mbere itubwira ngo ubisoma abyitondere. Ubisoma abyitondere. Aya ni amagambo turasanga muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 15. Ariko nimureba iri somo baduhaye ryo muri Matayo igice cya 24 turahasanga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Ariko nimuzareba igihe Kristo yavugaga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, mu mboni y'ibyo yigishije yanaberetse ko kurimbuka kwa Yerusalemu kwari gufitanye isano no kurimbuka kw'isi. Niyo mpamvu aranditse ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ibi bintu ababize icyiciro cya mbere cyo mu ntambara ikomeye turasanga neza kurimbuka kwa Yerusalemu bifitanye isano ya bugufi no kurimbuka no kugaruka kwa Yesu, cyangwa se no kurimbuka kw'isi burundu ubwo Kristo azaba aje kwimika ubwami bwe. Ni nayo mpamvu rero mu ipica yagutse, igihe Kristo yabwiraga abigishwa be abasobanurira iby'uko bizagenda n'uko ibimenyetso bizakurikirana, yageze ku murongo wa 14 aravuga ati wa 12 aravuga ati maze kuko ubugome buzagwa, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka. Ubwo ntabwo ari uwihangana ngo ageze ku kurimbuka kwa Yerusalemu, ahubwo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhamye bwo guhamiriza amahanga yose, ubwo nibwo imperuka izahera kwizi. Umurongo wa 15 ari wo twakuye rero umutwe w'amagambo w'ingingo y'uyu munsi, nuko ariko ubwo muzabona ikizira cy'umuri kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Aya magambo igihe Daniyeli yerekwaga hari icyo yabonye. Niyo mpamvu umwanditsi atubwira igihe abanditsi b'ubutumwa bwiza yavuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli. Ibi byari umuhanuzi bwari bwaravuzwe na Daniyeli, ariko iki kizira kirimbura nticyari cyakagaragaye. Ni nayo mpamvu yabwiye ngo ubisoma byitondere. Nuko aya magambo yari akeneye ubundi busobanuro, yari akeneye kuyigana ubwitonzi. Ni nayo mpamvu cyagombaga kuba ari ikimenyetso simusiga cy'uko bagomba kwitegura, kuko yari amaze kubabwira ngo
nibwo imperuka izahera ku ikaza. None ababwiye ikintu kizabibereka kikanabibemeza, ariko aravuga ati uwubisoma abyitondere. None kuki mu gutangira icyigisho cyacu batubwiye ngo uwubisoma abyitondere? Mbese nusoma ibintu byose biri mu butumwa bwiza? Mbese nusoma Bibiliya yose ayitondere? Yego, umugabane umwe birasobanuye ko buri cyanditswe kera cyose kiri muri Bibiliya ugisoma ntakwiriye kugisoma nk'usoma ikinyamakuru gisanzwe, ariko nanone nusoma ibyerekeye ubuhanuzi, noneho ubisoma abyitondere, azirikane ya magambo avuga ngo kuko nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu. Kuko rero ari ubuhanuzi bwazanwe n'Imana, kandi ababuvuze bagabashowe na Mwuka w'Imana. Ubwo rero kwitonda kwawe ni ukuba nyobowe na Mwuka Wera. Hano hari amagambo batubwiye ngo uzasure ububiko. Bari batubwiye ngo ni igitekerezo cy'imfashanyigisho bifuzaga kuduha, ngo mu mazu menshi abikwamo ibitabo ndetse abikusanyirizwamo amakuru uhasanga amafilme, ugasanga ibintu bivuga ku byerekeye amateka, ariko hagakubiramo n'ubuhanuzi. Nk'urugero, haravugamo umwanditsi umwe w'ikirangirire wavuze ko Antikristo nta kindi bivuga ahubwo ari imvugo shusho. Undi avuga ko azaza mu gihe kizaza, ariko nk'uko umubwiriza wa kera yabivuze ati ahari Bibiliya imeze nk'inanga ishaje ya violini, ushobora kuyicurangaho umurya wose uko ushaka. Ibi ni abacurabwenge bagerageza kubisobanura bakoresha ubwenge bwabo, bagafata Bibiliya bakayegereza ku rwego bafatamo ibindi bitabo, bakavuga ati ubwo rero ushatse nk'uko wafata umurya w'inanga ukawucuranga uko ushaka bitewe na melodi wifuza, bakumva ko n'umurongo wa Bibiliya ukwiriye gusomwa gutyo maze ugakoreshwa uko wishakiye. Kandi ibi ngibi Satani yagiye abigeraho, aho yagiye afata imirongo imwe n'imwe ya Bibiliya benshi bakayuririraho bakazana ubuyobe kandi bakanabwigisha abandi. Rero uko siko Bibiliya. Nyamara Bibiliya ubwayo ntivuga ibintu nk'ibyo, ibahanye n'ibyo. Bibiliya iturarikira kuyisoma tukamenya ko Imana itagosoreye mu rucaca, kandi dushobora no kumenya ukuri kw'icyo igamije kutubwira ibinyujije muri ryo. Ntabwo Imana ukuri yanyujije mu byanditswe byera ibinyujije mu bahanuzi mu bahanuzi bayo. Ntabwo yagosoreye mu rucaca, nta nubwo yavuze ibitumvikana, ahubwo ni amagambo yumvikana kandi afite ubusobanuro. Icyo akora abasha gusobanukira umuntu uyobowe na Mwuka. Turasanga muri za kaminuza nyinshi zigisha ibyo twita iyobokamana cyangwa se teoloji. Kumwizera bishobora kumutangaza kwicara akurikira ayo masomo atabarika, maze akaza kuvumbura ko umwarimu nta kindi akora usibye gusoma Bibiliya nk'uko n'undi muntu wese yayisoma, kandi akayisoma rwose nk'uko asoma inkuru zindi za gipagani. Igitekerezo ni uko habasha kubaho urufatiro rw'ukuri rw'imico muri izo nkuru, ariko umuntu ashobora kuvugisha izo nkuru icyo yishakiye. Kuba yigisha nk'aba igitekerezo cy'uko igitabo cyahumetswe n'Imana kuri bo cyaba ari urwenya. Abantu bigisha Bibiliya bagamije kugira ngo abantu babunguke ubwenge bwo mu ishuri, babasha kuyikoresha mu bucurabwenge bwabo, maze uyiga kugira ngo yumve ko ari ijambo ryahumetswe n'Imana, bikarangira ryumvise nk'inkuru isanzwe. Ni nayo mpamvu ingingo itubwira ngo ubisoma byitondere. Mu gihe dusoma iby'ubutumwa bwiza bwahishuwe binyuze mu byanditswe byera, dukwiye kubisoma twitonze, tuyobowe na Mwuka Wera, kugira ngo tutabifata nk'inkuru zisanzwe. Bityo rero umwigisha wa Bibiliya azasoma, bityo umwigisha usoma Bibiliya ariko ntiyumve ijwi ry'Imana rivugana nawe. Bityo hazabaho gusoma Bibiliya ariko uhebe kumva, birangire nta jwi ry'Imana rivuganye nawe. Abandi bagafata imyanzuro ihabanye neza n'ubutumwa bwa Bibiliya. Igihe rero hatabayeho kwiyegurira Uwiteka, ntihabeho kwicisha bugufi, ntihabeho gufungurira umutima kumenya ukuri, abasoma Bibiliya ntibazisanga bari kure y'ubutumwa bwayo gusa, ahubwo ntibazanasobanukirwa n'imico yera
yera kandi yuje urukundo y'Imana yahishuriwe mu mpapuro zera z'icyo gitabo. Abasoma Bibiliya nk'abasoma ibindi binyamakuru badafite bwa bwitonzi twabonye, badafite kuyoborwa na Mwuka Wera, bizarangira badatandukanye n'abasoma ibitabo bisanzwe. Nta nubwo bazigera bumva amagambo akomeye ari mu mutima azana impinduka mu bugingo nk'uko Imana bidusezeranya. Ibi byaba byoroshye kubikora kurusha uko benshi babibona. Ari nayo mpamvu gupfa gusoma Bibiliya gusa umuntu adafite ibikoresho bikwiriye, kuvuga ibintu by'ingenzi, ntabe afite umutima witeguye kwakira no kuyoborwa na Mwuka Muziranenge, ibyo rwose byaba ari nko kwigerezaho. Gusoma ibyanditswe byera umuntu akabisoma adafite ibyangombwa bikwiriye. Mbese ibyangombwa bikwiriye ni ibi. Twabonye ko usoma ibyo akwiriye kuba kugira ubwitonzi, ariko ubwitonzi ntabwo ari ukwitonda by'imico mbonera, ahubwo ni ukuyoborwa na Mwuka Wera kugira ngo udahubuka, udayoborwa n'ibitekerezo byawe, bityo ugahusha intego y'icyo ubutumwa bwiza bugendereye. Rero dusoza iyi ngingo itubwira ngo ubisoma abyitondere, birasobanuye ngo buri murongo wose mu byanditswe byera, uretse n'ururi uzingiyemo ubuhanuzi dukwiye kwitonda kurutaho, ariko na buri murongo wose w'ibyanditswe byera ukwiye kwigana ubushishozi kugira ngo tuvumbure inama y'agakiza ikubiye muri wo. Mbega ukuntu igihe Ellen White yasobanuraga ku byerekeye akamaro k'ibyanditswe byera, yaravuze ngo erega buri murongo wose wo mu byanditswe byera ugomba kwigwa kugeza ubwo umunyabyaha abonamo inama y'agakiza. Mbese koko muri buri murongo mu byanditswe byera twaba tubonamo inama y'agakiza? Yego, dukwiriye gusaba Mwuka Wera kugira ngo aduhishurire uburyo buri murongo wo mu byanditswe byera ntihariyo ibyo gutabwa, ntihariyo ibyo gufatwa ko bifite umumaro muke, kandi ntihari n'ibyo gutinywa. Tubyumve neza, ntago hariho ibyo gutinywa, ahubwo n'ibyo byose Mwuka Wera yasezeranye ko azadusobanura kandi tukabonamo agakiza. Hari ikibazo bari batabaje ngo ni kuki uyu ari umutima uteye umuntu utarigeze asoma, utarigeze agira imico myiza, bigeze kumubona ari gusoma Bibiliya, nuko baramubaza ati se kuki urimo yisoma? We yasubiza ko arimo yishakira, yarabasubije ngo ndimo ndishakira gusobanura ibintu bitumvikana. Nguwo umugambi we. Mbese twebwe n'iki kitujyana mu byanditswe byera? Bibaye ari uku nguku, ari ugushaka ingingo zidushigikira, nta gakiza twaboneramo. Reka nk'uko ibyanditswe byera umumaro wabyo ari ukudutunganya, ibyo muri byo bisaba ko Mwuka w'Imana bidusobanura kurenzaho, dukwiriye gufata ibihe bidasanzwe nk'uko Mireri yabigenzaga, tuzabibona imbere. Ntiyashoboraga kuva ku murongo atabanje kuwumva neza ngo asobanukirwe n'isano ufitanye n'indi yawubanjirije cyangwa n'indi ifitanye isano iri ahandi. Niko dukwiye kwiga Bibiliya. Ibi biradusaba gutanga umwanya n'igihe cyacu ngo Mwuka w'Imana akorere mu byo yatwandikishirize maze atuyobore. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Urakoze Data ukiranuka, urakoze kuko uduhumburiye ibyanditswe byera, bitwibutsa ko muri byo nimwo dufite ubugingo. Ariko igihe tubigiyemo tudafite ibyangombwa, ariko nibyo kuvuga tutayobowe na Mwuka Wera, nta kindi dukuramo uretse kumva ko ari inkuru nk'izisanzwe, nk'izindi nkuru zose zisanzwe. Ndetse yemwe ngo bihinduka nk'imigani yose ya gipagani, bihinduka inkuru nk'iz'amateka zanditswe n'ibindi bitabo. Ariko ngo igihe tuyobowe na Mwuka Wera adufasha kumva ijwi ry'Imana rivugana natwe. Reka uwo mugisha ube kuri twe no kubazumva ijambo ryawe. Utwigishe uburyo bwiza bwo gusoma ibyanditswe byera mu buryo butugira umumaro. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.